mukunzi nifuza ndifuza umukunzi w'igikara muremure afite shinya y'umukara kandi azi gukora ibintu neza fresh. ubwo ningi bihe bintu hari guhinga hari kujya kuguhaha hari kugira ute ningi bihe bintu ndagira ngo weho ibintu bivuge mu mazina yabyo iyo mutangiye guca amarenga gutyo harimo benshi batajya bumva. Okay, ibintu ndi kuvuga ntago ari uguhinga, ntago nshaka umukunzi wo guhingisha, yewe si no guteka, nta nubwo nshaka umukunzi wo gufurisha cyangwa kogesha amasahani. Gushaka umukunzi nyine twakundana ariko akajya akora sex neza, akaba azi gukubita kaka neza fresh, akaba azi kurongora nyine. Yego, ku buryo akubita kakandi kagatukura fresh. Umuntu ari kumva yaminiye rwose ewana mu muhakana mbakanje ahubwo amamagare ako nkeneye umukunzi ndamushaka pe. Nta mugabo nigeze yewe naninda ndakuramo. Yego. Umaze kuryamana n'abasore bangahe? Abasore maze kuryamana nabo ni benshi ariko ntago ari benshi. Ni benshi ariko ntabwo ari benshi. Yego. Muri abo bose se wabuzemo umukunzi? Muri abo bose n'ubundi byatangiye bambwira ko ari abakunzi ariko nyuma nza gusanga atari abakunzi. Abenshi baza bakubwira ko bagukunda ariko bashaka kubomora bakikomereza. Rero ngiye ntago nshaka uwo kubomora ubu kuri iyi ncuro. Ndashaka umukunzi ariko azi kubomora. Urashaka umukunzi ariko azi kubomora? Yego. Ni ushaka. Ariko azi ibintu nyine umuntu uzi ibintu ku buryo yakubita kuri ka bikaba fresh. Ku buryo n'ibigega byakifungura nta ntambara zibayeho. Yego. Ubu ni umukunzi ushaka. Azaba sate watubwiye ko ari igikara, azaba afite amafaranga se cyangwa ufite amafaranga we azaza ntongore n'itunge? Of course agomba kuba afite amafaranga yaba make cyangwa menshi. Ibintu nibishakwa twafatanya ariko agomba kubazi ukubita kuri ka fresh. Weho ni ibyo ngibyo nibyo bawishakira gusa. Yego. Wafashe wohe mwanzuro wo kureka uburayi cyangwa se gusambana? Ngewe umwanzuro nafashe nyine byagenze ute kugira ufate uwo mwanzuro? Okay, uburyo byagenze akenshi umutipe araza mugakunda. Imikorere kwaka? Yego. Akenshi umutipe araza akakwaka urukundo nibyo abantu bamenyereye mugakundana pe. Ariko abenshi ntago bashobora kwihangana amezi 2 mutararyamana. Yego. Ubwo ngubwo ngiye umuntu yazaga tugakundana mu mezi 2 akambwa ngo tubomore nta bintu byinshi nakubeshye twarabomoraga kuko ngiye mfite urukundo muri ngewe. Ye nabaga nzi kunkunda kandi ngiye uramutse unkunda nta kintu nakwima gifite sibyo. Ariko ubu ngubu ntago nshaka umuntu wo kunyiyoberanyaho. Nyenda ndashaka umuntu wo kunkunda ariko azi ikimuzanye. Yego. Bashaka umuntu wo gukunda ariko azi ikimuzanye fresh. Hari abantu benshi cyane rero bavuga ngo niyo yaba afite abana nabarera. Wowe urashaka aramutse uwo mugabo ushaka afite abana byagenda ute? Oya nari binabarera nanjye niyo yaba abafite ariko batarenze 2. Ukabije ni 2 bibaye byiza yaba ari umwe urengeje 2 cabayinga. Gusa abana si umugisha. Abana ni umugisha ariko kurera abana barenze 2 batari abawe we nta mwana ufite byibuze ngo uzanushyiremo mu barerere hamwe biragoye. Nizehe ingeso z'umugabo ushaka ushobora kwihanganira? Ubundi ngiye kuntu nteye ingeso yari yose y'umugabo nayihanganira ariko utazi gukubita ka ntago nayihanganira. Ego kabone nubwo waba unci inyuma cyangwa ukabikora n'abandi badema ari kubizi ngewe mu gihe turi kumwe ukamata yimu yawe nyine ukabinoza fresh ntaribi. Ntaribi nabidanje ibyo byo wabyihanganira. Ego. Umugabo aramutse agenda guca inyuma mwarashakanye ukamufata wakora iki? Ngiye kubera ko najya mbikomeza ibintu byo kuvuga ngo banciye inyuma. Icyambere si igiti batemye ngo kizanga kumera, si igiti batemye ngo kizatinda kumera. Ibintu byo kunca inyuma ngiye nago mbitindaho. Nuko bimeze se? Yego. Yes, reka nongera ngusuze wowe udukurikirana cyane cyane wowe uba muri Amerika hehe ngubwira ati ngo amahoro y'Imana abane nawe.
uyu munsi rero tuzanye umukobwa ahangaha reka atangira abibwira ubundi dukomeze na gahunda zacu. Ya murakoze, nitwa Mukamutara Christine ariko nkunda gukoresha Mutara cyane, niryo zina nshaka kubaka. Niryo zina ushaka kubaka? Ego. Umeze ute Mutara we? Meze neza. Umeze neza? Ego. Ndashima Imana n'abantu bakeya. Rero mu kiganiro cyacu turakwakiriye kandi wumve kuhawe ikaze. Murakoze kunyakira. Muraba agaciro kuri njyewe rwose ndabakunda. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu twebwe mu kiganiro cyacu twakiramo umuntu wese ugize ute ushaka umukunzi. Ego. Wowe nyine urumva umeze ute, ushaka umugabo umeze gute, nyine wowe tubwira ubwoko bw'umugabo ushaka. Ngewe umukunzi nifuza, ndifuza umukunzi w'igikara muremure, afite shinya y'umukara kandi azi gukora ibintu neza fresh. Ubwo ninjye ibihe bintu, hari guhinga, hari kujya guhaha, hari kugira ute, ninjye ibihe bintu nyine ndagira ngo weho ibintu bivuge mu mazina yabyo. Iyo mutangiye guca amarenga gutyo harimo benshi batajya bumva. Okay, ibintu ndi kuvuga ntago ari uguhinga, ntago nshaka umukunzi wo guhingisha, yewe si no guteka, nta nubwo nshaka umukunzi wo gufurisha cyangwa kogesha amasahani. Gushaka umukunzi nyine twakundana ariko akajya akora sex neza, akaba azi gukubita kaka neza fresh, akaba azi kurongora nyine. Ego, ku buryo akubita kakandi kagatukura fresh. Umuntu ari kumva yaminiye rwose ewana mu muhakanamba kanjye ahubwo amamagare. Ako nkeneye umukunzi, ndamushaka pe. Hari abantu benshi rero tujya twakira akavuga ati ngewe ntumumama, ntumupapa, ntumumama ariko ushaka umukunzi, nta mugabo mfite. Waba ufite wigeze umugabo? Oya nawe. Ntabwo wigeze umugabo? Nta mugabo nigeze. Yewe nta ninda ndakuramo. Ego. Umaze kuryamana n'abasore bangahe? Abasore maze kuryamana nabo ni benshi ariko ntabwo ari benshi. Ni benshi ariko ntabwo ari benshi. Ego. Muri abo bose se wabuzemo umukunzi? Muri abo bose n'ubundi byatangiye bambwira ko ari abakunzi ariko nyuma nza gusanga atari abakunzi. Abenshi baza bakubwira ko bagukunda ariko bashaka kubomora bakikomereza. Rero ngiye ntabwo nshaka uwo kubomora ubu kuri iyi nshuro. Ndashaka umukunzi ariko azi kubomora. Urashaka umukunzi ariko azi kubomora? Ego. Niwe ushaka? Ariko azi ibintu nyine. Nyine umuntu uzi ibintu ku buryo yakubita kuri ka bikaba fresh. Bikaba fresh. Ku buryo n'ibigega byakifungura nta ntambara zibayeho. Ubu niwe umukunzi ushaka. Azaba sate, watubwiye ko ari igikara, azaba afite amafaranga se cyangwa ufite amafaranga we azaza ntongore n'itunge? Of course agomba kuba afite amafaranga, yaba make cyangwa menshi. Ibintu nibishakwa twafatanya ariko agomba kubazi ukubita kuri ka fresh. Weho ni ibyo ngibyo nibyo uba wishakira gusa. Yego. Wafashe wowe mwanzuro wo kureka uburaya cyangwa se gusambana? Ngewe umwanzuro nafashe nyine byagenze ute kugira ufate uwo mwanzuro? Okay, uburyo byagenze akenshi umutipe araza mugakunda. Imikoro iri kwaka? Yego. Akenshi umutipe araza akakwaka urukundo, nibyo abantu bamenyereye, mugakundana pe. Ariko abenshi ntabwo bashobora kwihangana amezi 2 mutararyamana. Yego. Ubwo ngubwo ngiye umuntu yazaga tugakundana mu mezi 2 akambwa ngo tubomore, nta bintu byinshi nakubeshye twarabomoraga kuko ngiye mfite urukundo muri ngewe. Ngiye nabaga nzi kunkunda kandi ngiye uramutse unkunda nta kintu nakwima gifite, sibyo? Ariko ubu ngubu ntago nshaka umuntu wo kunyiyoberanyaho. Ngiye ndashaka umuntu wo kunkunda ariko azi ikimuzanye. Ego. Ndashaka umuntu wo kugukunda ariko azi ikimuzanye. Fresh. Hari abantu benshi cyane rero bavuga ngo niyo yaba afite abana nabarera. Wowe urashaka aramutse uwo mugabo ushaka afite abana. Byagenda ute? Oya nari binabarera. Nanjye niyo yaba abafite ariko batarenze 2. Ukabije ni 2. Bibaye byiza yaba ari urengeje 2 cabayinga. Abana si umugisha? Abana ni umugisha ariko kurera abana barenze 2 batari abawe. We nta mwana ufite byibuze ngo uzane ushyiremo mu barerere hamwe biragoye.
nizehe ingeso z'umugabo ushaka ushobora kwihanganira? ubundi ngiye ukuntu nteye ingeso iyo ari yo yose y'umugabo nayihanganira, ariko utazi gukubita ntabwo nayihanganira. Ego kabone nubwo waba unca inyuma cyangwa ukabikora n'abandi badema, ariko ubizi ngewe mu gihe turi kumwe ukamata y'umuyawe nyine ukabinoza fresh nta ribi. Nta ribi, nta bidanje, ibyo byo wabyihanganira. ego umugabo aramutse agenda guca inyuma, mwarashakanye ukamufata, wakora iki? ngiye kubera ko najya mbikomeza ibintu byo kuvuga ngo banciye inyuma. icya mbere si igiti batemye ngo kizanga kumera, si igiti batemye ngo kizatinda kumera. ibintu byo kunca inyuma ngiye ntabwo mbitindaho. niko bimeze se? Yego. ibintu byo kuguca inyuma ho ntabwo bitindaho? Ntabwo mbitindaho. Yego. ubwo ngubwo ngenda ndamutse ngufashe nyine wanciye inyuma, wenda ngufashe nyine wanciye inyuma, nta kintu nagutwara rwose. nakubwira uti mugabo mwiza uzi ubwenge, rega none se ntabwo bizi ko ari akantu ko kuvuga ngo kurya indyo imwe bitera inzoka. njye nakubwira ati mugabo mwiza wumve ko utuje ntiwishinze ikosa, ntaribi. kimwe nuko nanjye nshobora guhura n'icyana nkagikunda nkaba nakibomoza, kandi ufite umugabo, kandi mufite. erega nanone kambabwire sibyo, kanibwirira abagabo bari hanze aha ngaha, nibwirire n'abanyarwanda muri rusange. hari ibintu abagabo bajya bavuga ngo kurya indyo imwe ngo bitera inzoka. we mugabo niba wumva kurya indyo imwe byagutera inzoka, kubera icyo udatekereza ko n'umugore byamutera inzoka mani bro? Ariga no umutima w'urugo. ibyo bintu mubikura ayo nta manyanga, ni bya bindi abagabo ba kera baryaga amahene ngo abagore ntibarye ihene. none se uwo mugabo ufite umubiri n'umugore afite umubiri. rero niba wowe wumva ukeneye guhindura, n'umugore yahindura. yego. Huya nyine hari ukuntu wenda hari uvuga ngo urumva, ugasanga wenda uravuze ngo njye mugabo wanjye nubwo namufata ntabwo nta kibazo, ariko njye sinamuca inyuma. Yego. ibyo ngibyo biterwa n'umutima w'umuntu, kubera ko abantu ukuntu duteye turatandukanye, nta muntu utabizi sibyo. ngewe Mutara, umugabo wanjye mufashe yanciye inyuma, no comment. ariko hari undi muntu wenda reka tuvuge ngo ni Kararisa afashe umugabo yamuciye inyuma, ubwo munsi ntabwo iwabo baryama ngo buke, ntabwo bwacye. urumva ko dutandukanye. kimwe nuko ushobora gusanga ngiye umugabo wanjye wenda ndamufite, nagize amahirwe ndamugira, aramfashe namuciye inyuma, agahita biremereza akabigira birebire. kimwe nuko ushobora gusanga amfashe nta bintu birebire abishyizemo. yego. aho niho tugaragarira ko abantu dutandukanye. se ari ugukunda umugabo w'umusitari n'umugabo usanzwe aho ngaho nyine, wa undi wakwita nyine nk'umuntu ntacyo, mbese ntacyo aricyo nyine, ari umuhinzi mworozi gutyo gusa, wakunda uwuhe mugabo? ngewe ukuntu mbyumva umuntu nakunda, ngewe nakunda umuntu w'umusitari. kubera iki? si impamvu nakunda umuntu w'umusitari, abasitari ntabwo baremereza ibintu. ari muri abo ngabo bagufata wamuciye inyuma nabigira ibya danje. yego. ari muri abo ngabo. umugabo wawe muri kumwe akakubwira ati dore kiriya cyana ukuntu giteye neza, yego, wabigenza ute muri kumwe? nabanza nkareba ko icyo cyana koko giteye neza kundusha, abanza nkareba ko uwo muntu ari mwiza kubiye kundenza. yaba ari gusa neza nanjye mbibona, namubwira ati kabisa ararenze. ariko ari umuntu utandusha kuba mwiza, navuga ati wapi pe, ahari waburiye nabi. nyine nta nubwo ngiye nabikomeza. umugabo wawe muri kumwe akakubwira ngo ndashaka kuntera pasi, ari umugabo wawe, wabikora? ikibazo ni uko nta byana nzi bindeze mu bo ngendana nabo. Linda Priya uramuzi ukina filime? ntago muzi. ntago muzi. yego. we atera pasi umugabo we, yego, akavuga ati niba icyo cyane ugikunze umbwire njye ngikugezeho kandi ukirye. yego. kandi babanye neza mu mahoro, bose ni abasitari barazwi. yego. akuzi abo bantu ukuntu babayeho, nyine ubundi abo ngabo babayeho neza. kuko ngiye ukuntu mbibona, niba nshakanye nawe, ntabwo nshakanye nawe mu buryo bwo kuvuga ngo ubwo ndagufashe nkugundire nkugire uwanjye njyenyine. wapi? kuko mwa mwarahuye mukuze.
mwarahuye mukoze yego ubwo ibyiza ubyiza ni ukumusangira n'abandi aho kimipanga nabona irimo kwaka imipanga ko nabona irimo kwaka oya njye ntabwo ariko mbibona nta nubwo iyo myizerere nyifite ikintu cya mbere ubundi pfa kuba wanyitayeho sibyo ntari burare ubusa ngo ni uko wabonye andi mabebi cyangwa ntari bubura yo kwishyura inzu ngo ni ukubera ko wagiye kwishyurira abandi igihe njye nawe mu rugo bimeze neza mbizi ko ntari buburare genda ukubita abana naribi nanjye nimbona uwo nishimiye akubite ka yego ngiposha umugabo ashobora kuguhereza muri iki gihe urabizi ukuntu ibintu bihagaze ng'amafaranga umugabo ashobora kuguhereza ukayagayana amafaranga angahe wenda nka 2 cyangwa 3 kuko nta kintu wayahahamo habana mugira 2 3 ntago wayahahamo kuko ari amavuta arahenze ari amakara arahenze ubwo gaze sinakwirirwa nyivuga ibintu hanze ahangaha birahenze isabune yonyine igura 2 vuge vuga nata uburyo wahereza umugabo pasi nyine ubizi neza ko umugabo wawe akeneye pasi waba ufite nk'abakobwa wenda cyangwa se abadamu ukaba wamubwira ati nyefite umukobwa w'inshuti yanjye ni icyuki cyangwa se ni umudamu ni icyuki ni mwiza ubibona ko abereye umugabo wawe ukamuha pasi ntabidanje njye nabikora wenda mbizi neza ko ndi mwiza ariko nk'ubu ndabizi ko ndi mwiza ariko ndi mugufi sibyo ni urugero rufatiga ariko noneho nkaba mbona wenda mfite mu nshuti zanjye mfitemo umukobwa muremure cyangwa se umudamu muremure nkaba namuha pasi mu mugabo wanjye njye ibyo ngibyo nabikora nta kibazo none se ntabwo wagira ubwoba ko bamushobora kumugutwara kumutwara burundu ubwoba ntabwo bwabura ariko nanone kuko umugabo wanjye nawe amwizeye kandi biryoha bisangiwe ntabwo nabigira ibya danje ntabwo nabikomeza kubera iki se niba uzi ko bitabura kubera iki uba ugiye kubikora impamvu mba ngiye kubikora ubundi akenshi nawe ubwawe ntabwo uba wizeye oya njye naba mbizi ko ndi mwiza ariko ndi mugufi aho ngaho naba ndi gushaka kuryohereza umugabo wanjye kuko uzi impamvu iyo ukunda umuntu iyo niko mbyizera iyo ukunda umuntu uba wumva ko ikintu cyiza ari cyo cyamugeraho gusa ntabwo umwifuriza ibintu bibi rero iyo ukunda umuntu ngenda musenga ukunda nkaba mbona umuntu mwakorana sex bikagenda neza namuguhamo pasi gusa nyine naba mbizi neza ko ari iby'akanya gato atari iby'iminsi yose ari iby'iminsi yose ntabwo nabikora none se wenda hari ugize ngo ni iby'akanya gatoya ugasanga ni iby'igihe cyose we abigize iby'igihe cyose oya ntabwo yabigira iby'igihe cyose kuko twaba twanabyumvikanye nabanza nkanabimubwira kuko ndamutse muhayemo pasi ntabimubwiye ntabwo yabyemera yatekereza ko ahari ndi kumugerageza kugira arebe yego ashobora kubikora gutyo uzi ko uri kumugerageza akagendera urumva utikozeho oya none se ko ntabwo yaba ari we bucura ntabwo yaba ari we bucura yego kubera ko uvuze gutyo aramutse agiye twabikoze twabyumvikanye hagahita agenda burundu nanjye nashaka undi hose nyine urumva aba atari wowe ubyizaniye oya ntabwo naba mbyizaniye ibyo ngibyo babyita ko yaba amemukiye yaba anengushye yego oya urumva nyine wowe ahubwo wowe kubera ko utabyirinda ko batubwira ngo gukumira icyaha kitaraba ngo nibyo byiza gukumira icyaha kitaraba byabaho ariko aho ngaho nyine waba uri gufata uwo mugabo ukamugira uwawe wenyine ukamugundira tu yego kwaba ari ukumugundira wenyine yego urumva nyine wowe indi nama ushobora kugira abantu ni ngiyihe inama ngiye nagira abantu yaba ari abakobwa cyangwa se abadamu wenda niba uri umukobwa ukaba ufite sheri wimugundira wishaka kumugira uwawe wenyine muzane tumusangire niba ufite wimugira uwawe wenyine muzane tumusangire ngiye mutara nuko numva ibintu niko wumva ibintu urumva nyine ni ibintu biba bigize reka rero tugushimire ku kiganiro gito tugiranye yego ndagira ngo aho ukorera bahita ngiye nkorera Bella View
ngira ngo bari kuhabona niho hahangaha. Okay, muri Bellevue ni akabari, dufite icyo kurya, dufite icyo kunywa, harimo buri kintu cyose waza ushaka Bellevue wagihasanga. Dufite akabenzi, dufite inkwavu.